Welcome, babe. Thank you. Nizere ko hano hantu hakunze, right? Yeah, ni heza rwose. Ni Sure. heza bihagije. Urumva thank God, babe. Nari mfite imitima myinshi nibaza ese nkuzane hano cyangwa se nkujyane ruguru kwa Jado. Actually ntabwo nari mfite neza amahitamo yaho nshaka kujyana. Ariko thank God ko byibuze hakunze. Yeah. And urabizi ko ntabwo ngorana, sibyo? Remind me your location. First number. Right. Which KURE? Thank you so much. See you. Have a good one. So, business. Yeah. Nagize ubushaho. Izina umunani. Nigeze hakumaze bitanu. Kindi bitera. Wagira ngo washyizeho private device. Yeah. Uyu munsi yagenze neza no ku kazi byagenze neza. Muri iyi minsi ndi kugakorera mu rugo. Kugakorera mu rugo Suisse. Kugakorera mu rugo aba ndi gushaka ibintu byo kugenda practice. Yeah. Suisse kwiyongera rwose se. Nishimisha. Kandi urabizi ko mukunda. Kandi mutegera amatwi. Wow. Ndabikunze gusa nyine Ku kazi? Bakwirukanye? Subiramo uko umbwiye ngo kuvuga iki? Subiramo ngo akazi baranyirukanye. bakwirukanye mu kazi. Okay. None urumva? Ngo bakwirukanye gikomeye nawe kuko ibyo nagushakagamo ni akazi none nakufite bakwirukanye. Utekerezaga siko nagukundira iki? Wumva twabaho gute? Ni akazi. Babe, ushobora kumva nyine ukuntu mba numva nishimye iyo turi kumwe. Really? Yeah, numva ari sawa cyane guys. Okay, but wait. I have something to do. Let me show you. Oh, really? Here.
This time. Umugore mwiza kabisa wita ku mugabo. N'ibyo bintu ngira ngo ntabwo njye nari kuza kubibona. Thank you babe for taking You're welcome. You're welcome. iyi niyo mpamvu ngukunda actually. I love you too. none se ubundi reka mubaze wankundiye amafaranga cyangwa wankundiye urukundo? Amafaranga, of course. Ni amafaranga. Igihe cyose tumaranye wari warankundiye amafaranga. Ariko bikora twabaho gute? Ni amafaranga. None se amafaranga none njye nari nzi ko nkunda ntabwo nari nzi ko ari amafaranga wari unkundiye. None se uzarya iki? Tuzarya iki? Deja na wa mukobwa nicyo kintu mwapfuye. Nicyo kintu mwapfuye yuko ari amafaranga. Okay, nta kibazo. Si nimba ari amafaranga ushaka hari ibyo uzabona bitari n'amafaranga. Kuri wowe Ubu igihe cyose wari urimo kunyinisha ngo ntabwo wankundaga wari warankundiye amafaranga. yeah baby, ni amafaranga njye nagukundiye, sibyo? Nimba akazi karangiye gahagaze urumva se waba ukikora iki mu buzima bwawe? Okay, nta kibazo. Sibyo, nta kibazo. Nzabona kandi n'akandi keza. Kandi nzabona n'abandi batari nawe. Uwo munsi nakubona igihe tuzahora n'ubigacamo. Witegereze bizaza. Yeah, thank you. Oh, bite boss. Meze neza. cyane. Yeah. Abafasha nibo bakunda kubimenya ngira ngo. Sheri Mufite red wine. Murayitanga ku turahure, right? Okay. Genza na red wine. of course ngomba kuza gufata ibisa n'ibye. Ndinde wo guhindura. Sawa. Ase bebe nawe sukaniga. Yeah, mbagomba kwigana actually nta mpamvu yo kugira ngo ona umunsi twatangiye gutandukanya utuntu duto nk'utu n'ibindi niko bizatanduka. So kanze ubwire the funny fact umunsi Adamu yatandukanye na Eva ho gatoya just for a sec urabizi cyabaye. Yeah, I know. So niba tugomba kuba umwe kuki tutajya dusangira n'ibindi byose. Oh guys, Thank you. Koze. Thank you. Hanyuma turaza kukubwira mu kanya ku bijyanye n'ibyo mu gikoni. Right? Hey.
Excuse me. Sorry. Okay. Go on. Okay. Sure, do I write the name? How do you put that in your phone? bose tubwire dufashe njye ntabwo nari nkuzi ariko ibyo ari byo byose ntabwo turi abantu babi ngiye nabirenze n'ubundi naje gukina byaranze ibyo nahemukiye ni ibyo by'ukuri ngiye ikintu cyari kinzanye ntabwo nari nzi ko uyu nguyu ari mu ba ex banjye so nawe waje njye nari nje kwikumangira uyu bosi anyere agacupa baby okay kugira ngo byumve neza uyu ni umugore wanjye sibyo bose ntanakigihumbi se pasi bose ntabwo twagendanye kandi gusa mu buzima buriya ntugahemuke uzicuza kwitesha umukobwa nkanjye kobwa nkawe tubitegeze nta nzicuza umutwe nabuze ikintu ngubwira nabuze ikintu ngukorera mani yanjye kweki wangu muteye gutya si ukweki nta kitabona niba ngo waramamagaye rimwe kabiri ningufate nabibonye uzicuza kuba imbwa uzicuza kwitesha umukobwa nkanjye kobwa nkawe tubitegeze nta nzicuza uzicuza iminsi ingahe ibi ngibi bibayeho nawe uri kubaho icyo kintu mwapfuye yuko ari amafaranga okay nta kibazo nimba ari amafaranga ushaka hari ibyo uzabona bitari n'amafaranga kuri wowe ubu igihe cyose wari urimo kuwugirisha ngo ntabwo wankundaga wari warankundira amafaranga yeah baby nta mafaranga ngiye nagukundiye sibyo nimba akazi karangiye gahagaze urumva waba ugikora iki mu buzima bwawe okay nta kibazo sibyo nta kibazo nzabona kandi n'akandi keza kandi nzabona n'abandi batari nawe uwo munsi ntakubona igihe tuzahora n'ubigacamo ubitegereze bizakora uzicuza kwitesha umukobwa nkanjye kobwa nkawe tubitegeze nta nzicuza